Ndabasuhuje. Uwo wumva ni Amiri. Uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu birindwi wakwirinda niba ukundana n'umuntu. Kubera ko hari abantu benshi urukundo rwagize abacakara. Kandi ntibikwiye ko umuntu mukundana cyangwa se uwo muzabana uba umucakara we. Ibi bintu rero ni ingenzi cyane, ukwiye kubiha agaciro kandi ukabifata nk'ibintu ukwiye kwiga ndetse no kugenzura mbere y'uko uhitamo uwo muzabana. Ntukemerere uwo mukundana ko akugenzura, kontorore. Umuntu ushaka kukugenzura cyangwa kugenzura ubuzima bwawe, aho abo uvugisha, aho ujya cyangwa se ibyo wambara, mu by'ukuri menya ko ubushakashatsi bugaragaza ko kontorore imwe mu ntambwe za mbere zigaragaza mu by'ukuri ko uwo muntu ashaka gukina n'amarangamutima yawe. Iyo wemeye kugenzurwa, ugenda utakaza ubwigenge bwawe buhoro buhoro, ugahinduka nk'umuntu ubaho mu mateka y'undi cyangwa se ushaka kuba mu buzima bw'undi muntu kandi atari wowe wa nyawe. Ntukemere ko hari ugutesha uburenganzira bwo kuba uwo uri we wowe. Bivuze ngo niba umuntu mukundana agashaka kubaho mu buzima bwe cyangwa se ukaba we ubwe, menya ko uri gutakaza umwimerere wawe kandi bizakugiraho ingaruka. Ikindi, kwemera guteshwa agaciro, gutukwa cyangwa se kugusebya cyangwa kukugereranya n'abandi bantu. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bahura n'ibi bagira ibibazo cyane cyane self system, agahinda gakabije, depression. Mu by'ukuri ijambo ribi risenya umutima kurusha uko abantu babitekereza. Iyo bibaye akamenyero, umutima wawe urangirika. Ntukihanganire amagambo agutesha agaciro, niyo byaba ari ugutebya cyangwa se ari mu mikino. Ibi byose bishobora kukugiraho ingaruka. Umuntu mukundana ugomba kumubwira amagambo meza, ntabwo ugiye kumubwira amagambo wiboneye. Gutinya kuvuga, uhora ucecetse ngo udatakaza uwo mukundana. Mu by'ukuri menya ko ibi ngibi bizakugiraho ingaruka. Iyo umuntu mukundana ahora acecetse cyangwa se ugaceceka ntuvuge uko wiyumva, ibi bikugiraho ingaruka. Iyo utavuga uko wiyumva, amarangamutima yawe arundana bikazageraho biguturikana. Jya uvuga uko wiyumva utikanga. Umuntu mukundana ntukwiye kumutinya, ugomba kumubwiza ukuri kabone nubwo byamubabaza. Rero ntugaceceke ngo udatakaza uwo muzabana. Rimwe na rimwe agakora amakosa ukamwihorera utamubabaza. Ibi ngibi bitwa ubucakara. Kwitandukanya n'abandi, kubuza kuvugana n'inshuti zawe, umuryango wawe ndetse n'abandi. Niba ufite uwo mukundana akaba akubuza ibintu, menya ko mu by'ukuri uri mu kaga. Abantu babikoresha bashaka kugenzura abandi. Iyo utagifite abantu bagushyigikira, uba woroshye kugenzurwa no gukoreshwa uko ushaka. Jya uvuga cyangwa se ugumana ubana n'abantu umubano mwiza, bantu b'inshuti zawe. Uwo mukundana ntazakubuze kuba mukundana cyangwa se ku nshuti zawe ngo uzireke kugira ngo umushimishe. Ibi nabyo byitwa ubucakara. Gukinwa mu marangamutima, guhindura nk'aho uri ikibazo, kugushyiraho amakosa utakoze. Mu by'ukuri bituma umuntu atangira gushidikanya ku byo atekereza. Ugeraho wibaza uti se ni njyewe kibazo cyangwa si byo? Icyo ubona n'icyo wumva gifite agaciro. Ntukemere kuyoborwa n'ikinyoma. Bivuze ngo umuntu niba mukundana
ntago bikwiye ko mu by'ukuri agutesha agaciro cyangwa se agashaka gukinisha amarangamutima yawe, agatesha agaciro ibitekerezo byawe, kwigereranya cyangwa se kwirengagiza ibimenyetso bibi, kubona ibibazo ariko ukabyirengagiza kubera urukundo, kubera uwo ukunda, bivuze ngo nabyo ibi ni ubucakara. Abantu benshi batandukana nyuma bavuga ko babibonaga kare ariko bakabyirengagiza. Urukundo rushobora kuguhuma amaso ukemera ibintu utari kwemera. Icyo umuntu nyawe agakwiye gukora ndetse ni ukugira ubwisanzure. Icyo umutima wawe ukubwiye akenshi kiba ari cyo cy'ukuri. Bivuze ngo hari byinshi tubona mu bo dukundana ariko tukabyirengagiza kubera urukundo, ariko bikazagira ingaruka ahazaza hacu. Cya karindwi, kwibwira ko uzamuhindura. Kwizera ko uwo muntu ukundana azahinduka kubera wowe, iki ni ikinyoma cyambaye ubusa, kubera ko impinduka nyazo zituruka imbere mu muntu cyangwa se mu mutima, si mu gahato. Ushobora gutakaza imyaka myinshi utegereje impinduka zitabaho. Mu by'ukuri ntukubake ejo hazaza ku byo wizera gusa, reba nuko ibintu bimeze ubu ngubu. Urukundo si ukubabara buri munsi. Niba urukundo rwawe rugutwara amahoro yawe, si urukundo, ni isomo ugomba kugusigira cyangwa ugomba gusigarana. Reka kubaho mu buzima bw'ubucakara, kubera ko urukundo si ubucakara. Wari kumwe na Amiri. Niba wakoze ikiganiro kanda like ndetse usharinge no ku bandi, ukore sabone kuri Amiri TV10. Mu by'ukuri ibi ni ibiganiro by'urukundo tugezaho abantu kugira ngo basobanukirwe ndetse byinshi bazahura nabyo mu buzima bwabo bw'ejo hazaza. Urukundo rwakagombye kuba ahantu hatanga amahoro, ibyishimo n'iterambere, ariko hari igihe ruhinduka ubucakara, aho umuntu atakaza ubwenge agatangira kubaho nk'undi muntu.